Umutwe wa 23 washyikirije u Rwanda abarwanyi 14 ba FDLR bafatiwe mu mirwano mu bihe bitandukanye ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Goma. Muri abo barwanyi harimo Brigadier General Ezekiel Gakwerere. Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani cyangwa se Julius Makoko cyangwa se Sibo Stani, yigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politike. Yavukiye muri commune Rukara muri prefecture ya Kibungo mu 1964, ubu ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya Jenoside uyu Gakwerere yarafite ipeti rya Lieutenant, akaba umwe mu bakoreraga ishuri ry'abasuza officier rya ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonso wari umuyobozi wungirije waryo. Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda tariki ya 20 Mata mu 1994 baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga perefegitura ya Butare. Uyu Gakwerere n'abandi basirikare rero 14 ba FDLR bashyikirijwe u Rwanda kuri uyu wa gatandatu bageze hano i Rubavu ku mupaka kuri Grande Barrière, batwarwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ubu kigiye gukurikiraho nuko bagiye kugenzura buri umwe wese, bakareba imyirondoro ye, bakareba uburyo amateka ye ndetse n'ibikorwa bye byagiye bigira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yaba bagize uruhare muri jenoside bakazabiryoza ukwabo, abagize uruhare mu bindi bitero bitandukanye byagiye bigabwa mu Rwanda, harimo n'ibyejo bundi byagabwe ku butaka bw'u Rwanda ubwo umutwe wa 23 winjiraga i Goma bakarasa ku butaka bw'u Rwanda, abaturage 16 bakitaba Imana, abandi barenga 60 bagakomereka. Ubwo bose bagiye kugenzurwa uko ari 14, buri wese ikiciro arimo, abatafite ibyo bagirizwa, badafite ibyo bakurikiranwa n'ubutabera bajyanwe mu kigo cya Mutobo bahabwe amasomo ajyanye n'uburere mboneragihugu, nyuma basubire mu buzima busanzwe. Bamwe muri bo baricyarimo abana bakiri bato mu myaka 20, 18 gutyo, bagiye batangaza ko bicuza imyaka yose bamaze muri FDLR bakora badahembwa, bakora batazi icyerekezo cy'ejo hazaza. Tumaze kwakira abarwanyi ba FDLR 14, harimo general umwe witwa Brigadier General Gakwerere n'umajor umwe n'abandi 12 basirikare batoya. So nyuma yuko M23 maze kurasira ibirindiro byabo, hari ari bya FARDC, ari by'abarundi, ari bya SAMIDRC na Wazalendo, bamwe bari rukansi FDLR bajya mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya Mwenga, hari n'abazamutse mu Kirunga, hari n'abandi bavuga basigaye mu mujyi wa Goma. Ubwo rero abandi babashije gufatwa barabazana n'uriya muyobozi wabo, bagiye gukora screening bamenye se ababazwe bya genocide ni bangahe, ibyabo bihama bajye mu nkiko bamenye, kuko turabashinze ibintu byinshi. Ejo bundi mu gihe gishize Kongo yarashe ku Rwanda ikoresheje bya bibunda binini, tubatakariza n'abaturage bagera kuri 16. Ibyo nabyo niba hari uwo bihama nawe ajye mu nkiko. Abandi badafite icyo tubagiriza n'iki cyangwa iki inkiko zibagiriza bajye Mutobo muri rehabilitation center, bigishwe nk'abandi bose, nibavayo bajye mu muryango nyarwanda bakora igihugu nk'abandi. Yaje kutumenyesha ko bafite ikimara kubafata irimo ibentoroja n'iki, numva hashize iminsi, hashize ibyumweru nka 3, nayo yari igikurikirana ibyabo. Ari abari muri Kongo, abari muri aya mashyamba yo mu Birunga, hari n'abari mu bihugu duturanye cyane Burundi n'ahandi. Abo ngabo je nabagira inama imwe gusa. Icya mbere nababwira nuko icyaha cya jenoside kidasaza, ntabwo gisaza. Wowe ushobora gusaza nyiri kugikora, ariko cyo ntabwo gisaza. Ukomeza yirukanka gutyo rero nta cyazageraho bya bindi bari barabijeje. Ibyo Kongo yabijeje ko ugiye kubacyura ku ngufu n'ibindi bihugu bafatanyije birimo n'u Burundi, nuko nabo barabibona ko bidashoboka. Niba bose bari kusanyikiye ahantu bamwe bakabananiwe no kurwana n'umutwe w'inyeshyamba nk'ariya, barumva bo bazaza hano none bakavanaho kino gihugu, bakavanaho leta, bakongera bagakomeza jenoside yabo nk'uko babyifuzaga. Bakwiye gushyira imbunda hasi, bakaripotinga, bakaza neza. Ujye ufite ibyo abazwa akabibazwa, utabifite nta cyaha kimugaragaraho akajya kwigishwa agasubira muri sosiyete nyarwanda. Bafatiwe ahantu hatandukanye muri urugamba tumazemo iminsi duhanganye nabo, duhanganye n'ingabo za leta ziyambaje FDLR, ziyambaza abacancuro b'abazungu, ziyambaza ingabo za SADC zirimo ibihugu bitatu, South Africa, Tanzania na Malawi, ziyambaza ingabo za leta y'u Burundi, bari kumwe ziyambaza abaturage
batazi no gukoresha imbunda bitwa abazalendo bahawe ibikoresho bya gisirikare ari nabyo byagiye bituma haba n'ibibazo byinshi ku bantu ku mpunzi zacu zari hariya ziri mu makandi deplace za Kanyarucinya za Mugunga za Rushagara ahantu hose mwumvaga ngo amabombe yaturutse hagati y'abaturage muri izoka abo babazalendo nibo batumaga izo mpanuka zose ziba kuko bataze gukoresha ibikoresho bahawe bose turabatoragura tubasubize igihugu cyabo barabinjije mu gisirikare cya Kongo cya leta muri FARDC ziriya uniforme iriya myenda niyo bahora bambaye niyo mpamvu bayitahanye ni yabo generali yafashwe dufashe Goma hano yafatiye mu mujyi wa Goma ngewe tuvugana ahangaha nageze mu ndaki ya generali Omega ya generali Omega narayibonye iri Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo ntawe urimo